ahera ko amusinziriza ku bibero. Hari abasinziriye ku bibero kera, ibibero byarabogoshe n'intumbi ziraho, ngo baje basanga yasinziriye ku bibero. Usinziriye ku kibero cyitwa gute? Ni he usinziriye mama? Wasinziriye ntukibasha gusoma ijambo, ntukibasha gusenga, ntukibasha kwera imbuto zikwiriye abihanye, usinziriye ku bibero bye. Imana iraguha amahirwe yo kongera ugahaguruka. Wavutse uri igisubizo, urakizwa uba igisubizo mu nzu yanyu. None ubu uri urogoshwe igitondo n'ikigoroba, uracyafite amahirwe. Imana iracyicaye ku ntebe y'imbabazi. Imana iracyagutegeye amaboko. Ntabwo ugomba kurunduka, ongera uhaguruke. Va muri uwo mwanya udakwiriye, sohoka mu nzu ya Delila. Wakongera ukamera umusatsi, wakongera ukaba umwigisha, wakongera ukaba umuririmbyi, wakongera ukazabona ijuru. Agakiza kazagirwamo n'abakiranutsi, agakiza kazagirwamo n'abantu bubaha Imana. Agakiza ijuru rizinjirwamo n'abantu bagundiriye agakiza. Ibyahishuwe 3:10 hari ngo komeza icyo ufite, hatagira ukikwambura, hatagira ukwambura ikamba. Wari umukristo uryohewe n'iby'Imana, uhindura umushyitsi n'iby'Imana, uri umuntu udashobora kugira ikintu ukora kibabaza Imana. Igihe kikagera, rwa rukundo, rya shaka, bwa buryohe ugatangira kugenda ubimenamo amazi, ubimenyera gahoro gahoro, ukagera ku rwego rwo kuba nta murimo ugikorerwa mu buzima bwawe w'Imana, ahubwo waracinguye irembo rikomeye rya Satani ariryo rikora mu buzima bwawe. Ibyo nibyo bita kwimura Imana. Ni ukwimuka nyine, ukimura umuntu ukamubwira ngo singushaka iwanjye uhereye none. Nta muntu wigeze amenya Imana ngo ayimure agire amahoro. Nakiriye amatelefoni menshi ku wa gatandatu bambwira ingaruka zagiye ziba ku buzima bwabo. Wimuraga Imana atyo bakaba bamuteye inda. Yarekaga Yesu agafata Jean Bosco agatuma abyarira iwabo. Yarekuraga Yesu agafata icupa rya mitsingi. Nta buzima, nta munezero, nta nagace bigeze bagira amahoro bavuye ku Mana. Tugiye kureba rero ku wundi mugabo hano witwa Samusoni. Turi ku ngaruka zo kugwa, ingaruka zo kureka Imana, ingaruka zo kuva ku Mana. Ndababwiza ukuri ngo ntabwo ushobora kuva ku Mana ngo usigare ufite amahoro, ntibibaho. Turi mu Bacamanza nanone igice cya 16 umurongo waho wa mbere. Ndasoma umutwe w'ijambo, ahasigaye njye ku wa 16, 17 na 18, ndasoreza ku wa 20. Samusoni agushwa n'abagore. Samusoni icyamuvanye mu presence y'Imana, Samusoni icyatumye areka Imana agasa nk'abandi, ni igisindisha cyitwa ikiyobyabwenge cyitwa umugore. Samusoni yagwishijwe n'abagore. Akabazo karabaza ntarakomeza kwigisha, wowe wagushijwe n'iki? Ntabwo upfa kuva ku Mana gusa ngo wikubite hasi. Hari ikiza. Uko Imana ifite abakozi, uko Imana ifite ubwami, ni nako na Satani bifite. Umugore ashobora kuba umukozi wa Satani, umugabo ashobora kuba umukozi wa Satani akagutumwaho. Primus ashobora kuba umukozi wa Satani, agafaranga gashobora kuba umukozi wa Satani. Buri mirimo yose mibi isatira ubuzima bwawe ni igikoresho Satani akoresha kugira ngo akwambure, akwimure mu buryohe, akwimure mu burinzi, akwimure mu mahoro, agende akujye akurangize. Igice cya 13 turareba Samusoni ninde. Ntago ndi busomeyo. Ise yari ingumba na nyina, ntibabyaraga mano.
biratubwira ngo Abisirayeli bamaze kwangwa, bamaze kwimura Imana. Uhereye ku gice cya 6 twasomye, Imana irabatanga, barakwitika, baraseba, bagisuzuguriro, bitera isoni, kugeza igihe bisubiyeho Imana ica mu rugo rwa Manowa, iravuga iti ahantu hagomba kuvamo umucunguzi. Umumarayika abwira nyina, aramubwira ngo ngiye guhagurutsa umucunguzi, kandi uwo mucunguzi azaturuka muri wowe. Ntago yavutse nk'abandi, oya, yaje afite mission, yavukanye umuhamagaro, yavukanye inshingano. Ababyeyi be Manowa n'umugore wiwe hari ibyo basabwe. Bamwe batuye umwana w'umuhungu, uramenya umutwite, ntuzamubisinisha, ntuzakora ibi, ntuzakora ibi, ntuzakora ibi, kuko ni umunaziri. Ikintu cya kabiri, ntimuzamwogoshe, muzareke imisatsi kuri kuranire, ni ikimenyetso cy'imbaraga muhaye. Ababyeyi bakora uruhare rwabo. Ubwo ni igice cya 3 cy'Abacamanza. Samusoni amaze gukura, akoreshwa n'Imana ibikomeye n'ibitangaza, aba umucunguzi ku Bisiraheli, abingira akamaro mu nzu ya se, mu Bisiraheli no mu gihugu cyabo. Aruhura Abisiraheli, Abisiraheli babona umucunguzi, Abisiraheli babona intwari ibarengera ku mubisha wabo. Baravuga bati wow, harakabaho inzu ya Manowa, barahiriwe ababyaye Samusoni. Abisirayeli bose baravuga bati icyubahiro cy'Imana, Samusoni adukije amaboko y'Abafilisitiya, icyubahiro cy'Imana, tubonye umurengezi. Umunezero umanukira mu Bisirayeli, umunezero umanukira kwa Manowa. Baravuga ngo turahiriwe. Biratubwira nta hantu yajyaga ngo atsindwe. Ndakurahiye, yafashe urwaseya rumwe gusa, akubita ingabo n'ingabo. Kubera iki? Yari umunaziri, yari yarasizwe, yari mu presence y'Imana, yomatanye n'Imana, yabaye inkoramutima y'Imana, yahagaze uko Imana yabishakaga. Ariko nyangira ubwoba, gutangira n'ikindi, gusoza n'ikindi. Nyangira ubwoba, umuntu yatangira asenga, umuntu yatangira yirinda, umuntu yatangira ari uwera, umuntu yatangira ari umukozi w'Imana, ariko iherezo iyo utirinze benshi basoza nabi. Niyo mpamvu Paul yavuze ngo wirata ubutwari ajye yirata ubutwari ari uko avuye ku rugamba, ariko uwambara ajya ku rugamba. Reka turacyari ku rugamba, torero ry'Imana, turacyari mu rugamba rukomeye. Iki si igihe cyo gusinzira, iki si igihe cyo kubivamo, iki si igihe cyo gushaka kwishushanya n'abiki gihe, iki si igihe cyo kwigereranya n'abandi. Iki ni igihe cyo kurinda ubunaziri bwawe, we watorerowe, we wamurokorewe, we wakijijwe, wowe uvuga yuko wamenye Imana. Iki ni igihe cyo komatana n'Imana kuruta igihe wayomotanye nawe, kuko Satani ntabwo ashakisha abasinzi, Satani ntabwo ashakisha indayi, Satani arashakisha itorero. Itorero ni wowe nanjye bakijijwe. Samusoni agushwa n'abagore. Nakubaje akabazo ngo wowe wagushijwe n'iki? N'umusa, n'amajipo, n'ukuboko kurekure. Niki cyatumye usohoka mu bunazire bwawe, uparika, ukava mu kwera kw'Imana, ukava mu muhamagaro, ukava mu bwiza bw'Imana, uyu munsi wa none ukaba warazimye? Umurongo waho wa 16, ariko kuko yamushimikiriye iyo minsi yose. Mbere yo kujya ku murongo wa 16 hari akankozeho. Umurongo wa mbere haravuga ngo
murongo wa mbere haravuga ngo Samusoni ajya i Gaza abonayo umugore wa maraya yinjiriwe. Ako yinjiriwe, murongo wa 16, aho yinjiye wicomokora ku Mana ukagira ahandi wicomeka, ariko aho hantu winjiye ndashaka kukwereka akaga uza guhuriramo nako. Samusoni abona inzu ya maraya yinjira iwe. Ntabwo yari yinjiwe ajya kwamamaza inkuru nziza. Iryo ni itangira ryo kugwa kwa Samusoni. Hari aho tubujijwe. Tukigera mu Rwanda ahantu henshi hari udutambaro dutukura, bakubwira ngo uramenye mini rica. Bari udusinyi tugaragaza nuhakandagira mini bateze iraguturikana. Benshi bacitse amaguru atari uko bari ku rugamba, benshi barapfuye atari uko bari ku rugamba. Birengagije iyo sinyi bashiragaho mini rica, bakayibyina mini rica, ariko hakabaho umuntu utitaye kuri ku sinyi akahaca uko yiboneye ikamuturikana. Umunsi Samusoni yasohotse mu presence y'Imana, agatangira amaso ye yayahangaga kubabisha, akamenya ko ari igisubizo cy'Abisiraheli. Umunsi amaso ye yavanye ku mubisha akayamanura akayajyana kwa maraya, aho niho gupfa kwiwe kwatangiriye. Umunsi yinje hatagombaga kwinjira. Twebwe nk'abakristo hari aho tutagomba kwinjira. Twebwe nk'abakristo hari ibyo tutagomba gukora. Twebwe nk'abakristo hari abo tutagomba kwegera. Twebwe nk'abakristo hari ibyo tutagomba kuba involved with. Yinjiye mu nzu ya maraya gushaka mwiki. Niye winjiye muri iyi minsi. Mishoni yari yo kumaraho Abafilisitiya akaza n'ihumure mu Bisiraheli. Iyo niyo yari calling ya Samusoni. Icyo nicyo yasabwaga gukora. Ariko reba ukuntu ageze i Gaza, aho kugira ngo ajye guhangana n'Abafilisitiya akabona inzu ya maraya. Si inzu ya pasteri, si inzu y'abinginzi, si inzu y'abahanuzi, abona inzu ya maraya yinjiriwe. Icyo nicyo bita kwimura Imana. Ndagira ngo mbarize ukwegereye, muri iyi minsi winjiye hehe? Nawe ushobora guceza abami babiri, niko biri tubwira muri Matayo, wakwanga umwe ugakunda undi. Muri iyi minsi winjiye hehe hakwambuye ubunaziri? Muri iyi minsi winjiye hehe haguhinduye nk'abandi? Agesemo ahasanga umugore witwa Delila. Delila ni umugore Abafilisitiya bari bakoresheje. Baramuha bati turaguha amafeza nuduhindura Samusoni nk'abandi, numuhindura igicupuri cy'Kristo, numutsotso bukamwambura presence y'Imana, dore ibihembo biraha. Biratubwira ngo ageze yasanga umugore wa maraya ari ready, ariteguye. Mission ye ni ugutuma asa nk'abandi. Wa musore wa mukobwa, wa mugabo we, wa mugore we, wa mukozi w'Imana we, dufite abadutumwaho igitondo na kigoroba. Satani ntago yifuza ko dukomeza kuba bazima mu mwuka. Satani ntago yifuza ko dukomeza kuba banazire, kuba ibisubizo, kuba ijwi ry'Imana, guhagararira Imana hano ku isi. Ntago bimushimishije. Hari ba Delila batandukanye. Delila washyiramo ikintu icyo ari cyo cyose cy'ikiyobya bwenge, kikuyobya kikakuvana ku muhamagaro, kikaguhindura igicupuri. Aho tuvugira aha ukaba utakiri ku ikarita kukiri umukozi w'Imana. Kubera iki? Ntago wigeze uba maso ngo wirinde uhame mu kubaho kw'Imana. Yinjira yibaza ngo ko yinjiye arasohoka. Murongo wa 16, hagati aho hari byinshi yagiye akorana ibiganiro. Wa mwanya yamaranaga n'Imana kugira ngo yambikwe imbaraga. Wa mwanya yamaranaga n'Imana asoma Bibiliya, awuhinduramo, awumarana na maraya. Delila akajya mubesha, banzirikisha imigozi, banshobora. Ariko umuntu yakubwira ngo mbwira
icyagushobora ugasa nk'abandi ukaba ucyari koko. mbwiraho nakora ukaba ikirayi, mbwiraho nakora ukaba umusinzikazi, mbwiraho nakora ukaba umurozikazi, mbwiraho nakora ugatangira kwiba, ukaba iyo ntabwo ari aderesi ukwiye guhamamo. mu kwezi kwa munani twari dufite igiterane hano cyitwa hunga udapfa. itorero nta kintu gishobora kuba duhamye mu kubaho kw'Imana. itorero nta gutsindwa tunaniraniye mu gukiranukira Imana. nta na cyamwe cyagushobora. ikitashobora Imana ntabwo cyagushobora. ikitashobora Imana ntabwo cyagushobora, never. ariko igihe wasohotse mu Mana ibashe gukora ibiruta cyane ibyo twibwira n'ibyo tuyisaba, ukajya mu nzu ya Delila, ntabwo uzengera uhabonera gukora kw'Imana. ntibibaho. gukora kw'Imana kugaragara mu presence yayo, gukora kwa Satani kugaragara mu headquarters zayo. amaze kwinjira kwa Delila yahasanze ibibazo bikomeye, yarahakonjeye cya gicaniro cy'amasengesho, akajya arara ku bibero bya Delila. Delila akamuzanira ikiganiro cyo kumubwira ko ashaka agomba kuva muri ibyo bintu byo kwirirwa yirukanka mu Bafilisitiya, ngo ndi umucunguzi w'Abisiraheli, ngo ndi umunaziri. no ibyo ntabwo biho. hari umupapa umwe yaduhaye ubuhamya, yari n'umukozi w'Imana, yararambagije aza kugera ku mukobwa usenga abacwezi. bageze hagati ari ategura ashaka no kujya gusaba, bari bateze bisi, baraganira ikiganiro sizi ukuntu hajemo iby'abacwezi. harambwira ati ariko se se abacwezi bo niba basenga, ati nabo ariko baba basenga Imana. yewe yisanga ari mu mwanya udakwiriye, ari hamwe n'umuntu udakwiriye. ndi muri headquarters z'abacwezi, nimo njya gushaka umugeni. ati ndamusezera ko kandi namubwira ngo ibyanjye niba bigarukira, watajya kumfata amaboko. yari yinjiye muri tagisi, ndamwiyaka. ati kuva uwo munsi sinongeye guhamagara uwo mukobwa, siniyongeye kongera guhura nawe, kuko nahise menya ngo ndi muri danger zone. ka kenda gatukura bashyira ahantu kagusaba kuba alert. ati mitamenya ngo ndi mu mwanya udakwiriye, ndi hamwe n'umuntu udakwiriye. yaragiye kwizanira headquarters z'abacwezi ngo arashatse, ntabwo bakamaranye n'iminsi ibiri. abo nibo bantu birindira mu presence y'Imana. turabihunga, dufite umubiri. va kuri ibyo. abakobwa barakugosa imbere n'inyuma, barakumasa. hari umupasiteri nawe wajyaga yicara ngo ntabwo buzuye umwuka, agakuramo agashati. abadiyakoni bakajya mu bitugu, yangaho bagakanda ngo baramumasa, ngo avuye ku gatuti. musi umwe ndamubaza, nta mugore wagira, nta mugore wawe ufite, kuki utagenda uwo ntabwo abizi. yarundukanye nabo. turahunga. ni gute wakwemerera abakobwa ngo baramasa ibitugu wavanyemo ishati, ngo ni umukozi w'Imana yamaze kubwiriza ngo nibakanda ibitugu, nibakanda amajosi, nibakanda umukobwa ku muhungu. haba icyo bita attracting magnet. niyo waba uri umunazire nka Samusoni, niyo waba uri bishop, stroke, reverend, apotre, biragusaba ku maintaining presence y'Imana ku buzima bwawe. to maintaining presence y'Imana ku buzima bwacu gute? aruko twirinda. Samusoni yarazi ko uyu mukobwa atari bumushobore. murongo wa 16, ariwe kuko yamushimikiriye iyo minsi yose, akamubuza, akamubaza, amuhata, amurembeje nk'uwenda gupfa. urakinisha iyi si, hari ibikumaraho iminsi bikwinginga ukagera ku rwego rwo kwenda gupfa.
wakagize ngo urankunda, ariko si urashaka kumbwira yuko abantu bose batasambana. Ibyo ni ibintu byo kwigira abarokore ko wigize, ariko nyanga urashaka kuba pasiteri. Dore na potire runaka ubushize yaraguye, dore na rurana yarabikoze, aragushima. Shitani atwoherezaho intumwa zikatugenza igitondo n'ikigoroba. Not one, ntabwo ari rimwe gusa, ntabwo ari kabiri. Afite tageti yo kubona agusohora mu kumana, asigaye akakurya neza. Ariko Yesu yabwiye wa mugore, ambwiye ngo hahirwa amabere yakonyeje, arambwira ati mva imbere dayimoni, handitswe ngo abahiriwe n'abumva ijambo ry'Imana bakaryitondera. Nta mwanya ugomba guha imirimo ya Satani ngo yatake ubuzima bwawe, kuko niwinjira muri iyo nzu y'amarayi, niwinjira muri uwo mwanya, aho baba we pasiteri winjiye mu kabari. Hari inkuru duherutse kumva, abajya bavuga ngo ariko ibyo nikwiye kubivuga. Oya, ngewe nzajya mbivuga kuko baba banakubonye. Pasiteri aragenda abwira umukobwa ati udukinguriye muri kariya kumba, maze utongera kuza udupakiriremo inzoga, twebwe nitwe tuzajya tuguhamagara duhe telefone. Ngaho nyumvira, udukingirane. Ndavuga kwinjira kwa Delila, udukingirane tuzisekure. Ubwo barahungane, baratinya ko wa mukristo babwirizaga ibyaha ko ari bibi atababona. Ariko uzi kwigisha ibintu udakora. Yewe harimo baruharwa, habwira abantu ko bagomba kureka ubusinzi, yava ku gatuta akajya gusinda. Hagabiriya mugomba kubana, mugazasezerana, murasezerana karamata ni karamata. Urumva Janine, urumva Jean Bosco, niba uhisemo nabi birakureba na karamata. Mu gitondo akaba ari we mu rukiko ariyo yaka divorce. Hebe igisebo, mbega igisebo. Kubera iki? Haraho yinjiye, haraho yinjiye. Baranje baramamagara bati runaka, batamwera hano, anywera ha. Yarangiza akakomeza akavuga Yesu. Nagushobora, ntibibaho. Urihisha ariko ntibizamara igihe. Beta twikirizwe tumaramaze, tuba umucyo w'isi. Reka bataracebwe bamenye ko hari abantu bacebwe. Reka batazi Imana bayimenyeshwe nabo turibo, wisa nkabo. Reka imbaraga zikuriho zibashike, zibavana mu burayi, zibavana mu rumogi, zibavana mu biyobyabwenge, bayoboka Imana twizeye. Kubera iki? Iyo wahamye mu kubaho kw'Imana, iyo wananiraniye ku Mana, bitinde bishire kera abantu bamenya kuri umurokore. Amaze kwinjirayo habaye iki? Habaye ikibazo gikomeye. Amaze kwinjirayo habaye ikibazo gikomeye. Umukobwa yaramubwiye ngo uhora umbesha uvuga yuko unkunda. Wapi? Ntabwo unkunda. Yiba wankundaga hari icyo wagakoze. Ikihe? Kumumenera ibanga. Ntabwo yagombaga kuzana iby'agakiza, ntabwo yagombaga kuzana ibya Yesu, ntabwo yagombaga kugira ibindi avuga. Reka da, ahantu yarari ntabwo hamwemereraga kugira icyo avuga gifatanye n'iby'Imana. Uriyimura mu buntu bukubashisha kuvuga ko Yesu ari umwami. Uriyimura mu bintu bikubashisha kuvuga ko Yesu ashoboye byose. Uriyimura mu bintu bikubashisha mu buntu bw'Imana bukubashisha kuba igisubizo cy'iwanyu. Uriyimura mu mahoro y'Imana, uriyimura mu mugisha w'Imana, uriyimura mu kubona amahoro udashobora kubonera mu isi, ukishyira mu isi. Ndashaka kubwira ngo ahantu wimukiye, iyo nzu ya Delila winjiyemo, urahasanga umutego uragushibukana. Nubwo wakwizunguza akajana, nubwo wazunguza umutwe, Delila yamaze
kukogosha. Bibiliya iratubwira ngo amurembeje ageze yenda nko gupfa, aravuga ngo reka mbikubwire. Atari yinjira mu nzu ya Delila ntabwo yigeze abivuga, ariko hamaze kwinjira mu mwanya udakwiriye yahakoreye ibidakwiriye. Ndakubaza ikibazo mu gitondo cy'umunsi, ni hehe winjiye? Turabona Samusoni ko yabonye inzu ya maraya akinjiramo. Muri iyi minsi ya covid insengero zitagiterana, ari iteraniro ryo mu rugo. Wabonye inzu yande? Winjiye kwande? Kuva igihe winjiriyeyo habaye iki? Habaye amarira. Umurongo wa 17, nuko amubwira ibyari mu mutima we byose. Oh my God, amena ibanga. Aramubwira ati nta cyuma cyogosha kigeze kunyura ku mutwe kuko nabaye umunaziri. Tekereza gufata umunaziri ukabisimbuza ibibero bya Delila. Ibineza neza bye biwayiwa just a minute, inzozi yose igapfa yishwe no gusambana ku munsi umwe gusa. Umuhamagaro ugapfa kubera na icupa rimwe gusa. Ariko ubundi arajya kumurembya, yari yagiye gukora yiki? Ese mama, aho hantu ujya nukuri ngeze yamfata ku ngufu, ubundi se wajyaga gukora iki? Kukijijwe urashaka iki kwa Japeri? Kukijijwe urashaka iki mu kabari? Urajya kwamamaza Yesu mu kabari se? Nukuri nanjye byanguye gitumo. Ntabwo byaguguye gutumo, wabibonye winjira yubizi. Twe kujya tubesha ugubizi barabiteguye. Ntabwo ari uwo munsi biratuwe ngo yahora agacayo. Samusoni yajyaga ajyayo 1 2 3 4 5 kugeza igihe Delila yamukubitiye hasi. Uri hasi kubera Delila. Imana iraguha amahirwe yo kongera ugahaguruka. Wavutse uri igisubizo, urakizwa uba igisubizo mu nzu yanyu. None ubu uri urogoshwe igitondo n'ikigoroba, uracyafite amahirwe. Imana iracicaye ku ntebe y'imbabazi. Imana iracyagutegeye amaboko. Ntabwo ugomba kurunduka, ongera uhaguruke. Va muri uwo mwanya udakwiriye, sohoka mu nzu ya Delila. Wakongera ukamera umusatsi, wakongera ukamumwigisha, wakongera ukamumuririmbyi, wakongera ukazabona ijuru. Agakiza kazagirwamo n'abakiranutsi, agakiza kazagirwamo n'abantu bubaha Imana. Agakiza ijuru rizirwamo n'abantu bagundiriye agakiza. Ibyahishuwe 3:10 hariho ngo komeza icyo ufite hatagira ukikwambura, hatagira ukwambura ikamba. Abantu barere kuri cy'ingenzi bagafata baje abatista. Munere kura Yesu agasingira icyuma. Umunere kura Yesu agasingira Delila. Reba Delila ukuntu amuhinduye igicupuri. Umuntu wavukanye isezerano ry'Imana, umuyobozi ukomeye, wa muhungu we wiyohoza ibiyobyabwenge, niwe waba perezida w'ejo hazaza, niwe waba dogiteri w'ejo hazaza, niwe waba minisitiri w'ejo hazaza. Ariko kuko urimo kwivana mu mugambi w'Imana, abakubyaye bararira. Nuko amubwira ibyari mu mutima we byose. Aramubwira ati nta cyuma cyogosha kigeze kunyura ku mutwe kuko nabaye umunaziri w'Imana uhereye nyiva mu nda ya mama. Nakogoshwa imbaraga zanjye zanshiramo ngacogora nkamera nk'abandi. Bega dayimoni we. Urabona Satani ntabazi aho yadukora tukaba ibyatsi, tukaba ubusa. Tekereza indayi, umugore wa maraya agatuma umena ibanga, agatuma uparika uburyohe. Aravuga ngo uhereye nyiva mu nda ya mama, oh my God, ndi umunaziri, nta cyuma kirakora ku mutwe wanjye. Kuko marayika yabwiye mama na papa
ko umusatsi umuntu atazawukoraho, harimo imbaraga zanjye zishingiye, ariho igisubizo, ariho ubutsinzi, ariho hanshoboza gutsinda umufilisitiya. Ariko muramutse mufashe umukasi mukogosha, ugeze no kogoshwa wa mugabo we, ugeze no kogoshwa wa mukobwa we. Samusoni umunaziri, ijwi ry'Imana mu gihugu, ugeze hehe no kogoshwa? Kuva igihe winjiriye muri yanzu, kuva igihe winjiriye muri cyaha, niyo process yo kogoshwa kwawe, nicyo gihe yatangiriye. Ni kubera iki urimo kumena ibanga? Ni kubera iki urimo kureka ukuri wamenye? Ni kubera iki urimo gusimbuza uburyohe n'ubushari? Nakogoshwa, imbaraga zanjye zashiramo, ngacogora nkamera nk'abandi. Nuko Delila abonye ko amubwiye ibyari mu mutima we byose, atari yamubwira ibyari mu mutima we bose, Abafilisitiya ntabwo bigeze bashobora Samusoni. Atari yamubwira aho imbaraga zimukoresha zikomoka, ko ari ukugundira ubunazire, akabisugi mu gakiza. Bazaga ari ibihumbi n'ibihumbagiza, akabashyiraho ari umwe gusa. Ariko uyu mugore atumwa n'Abafilisitiya bati, umenya ahantu akura imbaraga, aba ari ugenda upfundikira. Hari aho bakuraga imbaraga. Umufilisitiya araza arakogosha, ntukibasha kujyayo. Nuko Delila abonye ko amubwiye ibyari mu mutima we byose, vuga ngo byose, atuma ku batware b'Abafilisitiya ngo nimuzamuke iyi nkubwe gusa, kuko yambwiye ibyari mu mutima we byose. Bajyaga bazamuka buri gihe bagatera misi ntibamushobore, kuko yari akirinze icy'agaciro. Umunsi yakivuze, reba Delila ukuntu abwira Abafilisitiya ati, muze mumpe amahirwe ya nyuma, sinongeye kubabeshya, ibanga yarimenye. Nuko abatware b'Abafilisitiya bamusanga aho ari, bazanye za feza, ahera ko amusinziriza ku bibero. Hari abasinziriye ku bibero kera, ibibero byarabogoshe, ni intumbi ziraho. Ngo baje basanga yasinziriye ku bibero. Usinziriye ku kibero cyitwa gute? Ni he usinziriye mama? Wasinziriye hehe? Delila yagutezaga kikaragusinziriza. Ntukibasha gusoma ijambo, ntukibasha gusenga, ntukibasha kwera imbuto zikwiriye abihanye, usinziriye ku bibero bya Delila. Ahera akamusinziriza ku bibero, maze ahamagaza umuntu kumwogosha imigabane 7 y'umusatsi, ahera ko amushinyagurira, imbaraga ze zimuvamo. Ndashaka gusengana n'abantu imbaraga zavuyemo, kubera kwimura Imana, kubera kuva mu cyerekezo cy'Imana. Imbaraga z'Imana zimuvamo. Maze aramubwira ati, wapfa Samusoni, Abafilisitiya baragusumiye. Arakanguka yibwira ko yisohokera nk'ubundi akikumura, ariko yari atazi ko Uwiteka yamuretse.